ufite mu nzu ntabwo bishoboka. Jewe ubundi tangiriro ry'urugo rwanjye natangiye ndi umukobwa njya gusenga Imana nyisaba umugabo umeze nk'uwo mfite. Uyu muntu kirinda kujya kubaza ngo Mana ngo dore ngo abasore babaye batandatu. Nsubize n'abantu bajya bambwira ngo bafite abasore batandatu babarambagije ngo none ngo mbasengera Imana ngo ashaka uwitwa nde. Ntimukamvugije ntimukanjajwishwe. Ko nababona tuhagurutse turi nk'imijugujugu twibarangura mu kirere dutera za haleluya. Mbega pole mbahaye pole. Ariko turi ku ijambo rivuga ngo ishobora kutagira ikibivugaho ibyo bintu kandi ahubwo ikaza kubishyigikira ikabishyigikira kuruta n'ibyo yavuzeho. Izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndabashimiye kuko uyu munsi wa none tugarutse kuri Evangeliste Mama Lionel. Twabatumweho, hari abantu twatumweho, ariko hari abantu Mama Lionel maze iminsi ndi gutumwaho. Ndavuga nti nzaba kubuzanira rwose ubanganirize kuko ni ikiganiro kirenze ibitekerezo byanjye ko ukuntu ntago gisaba kuba ariko ubundi uraho neza. Uracyabaho urahura sheme Imana muhanuzi nawe uhanorera nyuma ya kamera. Uraho neza murakomeye Mama Lionel. Amavuta yawe ndayubaha. Ukorera Imana mu buryo abantu batashobora. Umeze nk'umuntu uvumbura ibiri mu bahanuzi bakavumbuka. Umeze nk'umuntu uharura inzira bari bucamo batagiye hurume. Rero uri umukozi w'Imana abantu bataramenya, ariko hari igenza bazatungurwa no kubona nagushyize kuri kamera bakakubona. Mbizi niba uzabishora mu bye ababigerageje ni benshi, ariko nanjye ndumva umutima umbwira ko bitazabaho nubwo mbyifuza. Ntabwo bizabaho kuko hari ubundi buryo buriya tuba turi gukora kuri kamera tugenda ntabwo byashoboka. Ni ukuri Imana iguha umugisha, ndagushimiye kubw'umuhamagaro ufite wo gukoresha abakozi b'Imana bakurusha imyaka kandi ukamera nk'ukuze, wagera no mu nganya imyaka ugahita ungana nabo. Ayo mavuta agira abantu bake, agira abantu bake niko Paulo yari ameze, ajyaga mu Korinto agasa nabo kugira ngo abahindure. Rero kuvugisha abakecuru nkatwe ukabishobora ugahita uba umusaza n'andi mavuta. Imana iguha umugisha. Dusuhuje abantu badukurikirana kuri Evangeliste Mama Lionel umunsi ku munsi badahwema kutwereka yuko badukunda. Abantu mugira gutya mugatanga ibiganza byanyu kugira ngo Mama Lionel aseke. Abasekeje Mama Lionel 2022 Imana ibaha umugisha. Nukuri abantu bafatanyije uyu mwaka ni wa mwaka w'inkuba, ni wa mwaka w'umwambi usenye usongosoye kubita ukahuranya. Niyo mpamvu uyu munsi nkuzaniye umutwaro Mama Lionel. Dore wunture n'impamo y'Imana, ariko mbere yo kuwuntura manzi usengera bagiye kudukurikira tujyanirane wa mucyo. Witeka nyiribihe turagushimiye cyane cyane, ariko niwe mwami wadushoboye, wamfatishije umugozi ari rwo rukundo, wadufatishije urukundo ubundi uko twaje kuntu twari tumeze, ariko ukatwakira ugashyira ikintu cyo kudufatisha urukundo. Uhabwa icyubahiro. Umuntu udukurikiye tumusabiye kwaguka, ku ntambara arwana umuhe kunesha, ku kigerageza afite umuneshereze. Amaboko yawe ni magari cyane kuri we, umuhazi ibyiza byahera. Tugushimiye kubikora neza mu izina rya Yesu, amen amen. Amen amen. Hari umuntu nifuje gushimira. Uyu muntu ni ukuri kw'Imana. Imana iguha umugisha ari Imana iguha umugisha aho uri muri Kenya. Namenye ko utuye muri Kenya mu minsi mikeya. Ndi kubaza nti uyu muntu utajya asinzira, nde kuri kiganiro saa 6 arakireba, nde kuri kiganiro mu gitondo arakireba. Mbese ni ba bantu nubwo abandi bakwanga mbona gukunda, ari ubahwa n'abandi bameze nk'abo ntirwe ndondora mu mazina, ariko ari newe yarampebuje. Mugane wajya asenyera ahebuje abagore bose umugisha. Nanze kuyivuga kubera ntacyo. Noneho Imana imuha umugisha. Arine ejo nari ndimo mvugana nawe. Ejo bundi nende kuvugana nawe. Ejo ndabizi uko mutavuganye kuko ejo amakuru yose ndayazi. Urayazi kabisa.
shobundi nari ndimo mvugana nawe ndi kumubwira nti wampa undi mugore mu buzima bwanjye nkawe hari impinduka zambaho ari ne n'umuntu ukomeye wakuzamura mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri agira impano z'Imana buriya ni n'umuhanuzi kazi utanoroshye hano ubuhanuzi bwihuta agira n'ijambo ry'ubutegetsi muri we utaza kumubona yivugira make kuri akazi ukabona akubise ijambo rimwe aragiye agira ijambo ry'ubutegetsi muri we agira ijambo ry'ubuhanuzi agira ijisho akureba gutya gusa agahita akubwira ibyawe Imana yashyize imbaraga muri uru rutoki rwe kuri gutunga gusa cyangwa kurutunga ahantu ashaka ikintu Imana afite ukuntu akorana n'Imana mu buryo bukaze Imana imwagura azakomera ndabizi nawe arabizi kuko impamvu azakomera akomeza abandi iyo ukomeza abandi uba uzakomera kandi ntabakomeza mu mbaraga zo kuvuga gusa no mu mbaraga z'ubutunzi iyo ukomeza abandi nawe uba uzakomera ndazi neza ko n'abamukomokaho bazakomera abantu benshi baririye ku biganza bye abandi bambarira ku biganza bye abantu bagiye bahawe pirave bagiye basubira mu mazu kubera we imfubyi zagiye ziceceka zarariraga kubera we n'umumama wagutse mu gukorera Imana muvuzeho biki byo ni bike cyane mvuze Imana imuhumugisha Mana ndagushimye ku bwarine wazanye mu buzima bwa Mama Lionel ndamwaturiraho umugisha wo kugenda ibihugu n'amahanga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndamuhamagarira abantu umugisha ku buzima bwe nka Mama Lionel abantu batari imbeba ku buzima bwe abantu batamurwanya abantu batarinyatse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti arine ahari nawe yakire ku mavuta imigabane ibiri mu izina rya Yesu Kristo turamusengeye kugira ngo Imana yongere muteze imbere mu byo atekereza gukora reka byijyane kuko nawe agira abantu atuma ibyabo byijyana bikajyamo neza nta kibazo mu izina rya Yesu ngize ifuhe ryo kumusengera kugira ngo Imana mu biganza bye ishiremo umugisha wo gutanga nusaguka kugira ngo nawe atunge anasagurire n'abandi Mana ndagushimye ko hari icyo ukoze kandi uzakomeza kugikora mu izina rya Yesu Kristo amen amen nanjye ndi umusazi oya ndabizura umuhanuzi nawe akanwa kawe ndakazi iyo umwuka kujeho ndabizi ko nawe ukora ibintu birenze kimwe kandi rega tugiye gukora niba ngo tugiye gukora ntabwo ari amafaranga gusa tugiye gukorera batwitege tugiye gukorera Imana ndabyumva nanjye uyu mwaka tugiye gukorera Imana mu bihe bikomeye niba mu bihe bikomeye se baramenya mvuze iki kiretse abantu berekwa cyane tugiye gukorera Imana mu bihe bikomeye kandi nagiye kudukorera ibikomeye mu bintu bikomeye haleluya abantu mwirondereje mukarwanira mu ishyamba kaba hari imirambo y'intare intumbi z'intare n'idubu wararitse ukazikura ku bana b'intama itegure waje kuri tere wahageze haleluya kuri tere wahageze kandi uhageze wubashywe iyi tere itandukanye n'iya Dawidi kuko iyi tere nta Sawuli uzazaho iyi tere ya 2023 nta Sawuli uzaza kuyigaraguraho no kuyikeneraho kuko ibyo turwanye nabyo hariya batabona biruta imbaraga za Sawuli kuko tugiye guhabwamo indishyi z'akababaro mu bihe bikomeye Imana igiye kudukoreshamo ibikomeye kandi mu bihe bikomeye igiye kudukorera ibikomeye ibivanye mu bintu bikomeye ni nako Imana ivuze niko data avuze rero batwitege mu rwego rw'umuntu uko yitwaye imbere y'Imana turi tayari Imana ntabwo igiye kubura abantu duhari ntigiye kubura abataka duhari tugiye gukorera Imana idukijije umwaku dukijije amenyo y'intare dukijije amenyo y'idubu duhanganye n'amadubu muri uyu mwaka yicaye ku ruhimbi
imwaka duhanganye n'intare zi gukora amajeste n'amaritime zizi no guhimba indirimbo gahitinga ko amadubu murumva yoroshye izo ntare murumva zoroshye intare zijya muri studio zigahimba indirimbo gahangana nayo intare zifite amatitire amadubu duhanganye nabyo pe ariko 2023 tugiye kuri tere mwitegure twaje nikuzimu bitegure ko twaje kubararika nta bwami bwa satani tuzasiga amahoro bwabo bukorera mu bantu iryo n'iterabwoba ntangaje ariko rishigikiwe numva rishigikiwe twaje abakozi ba satani bitegure twaje kuba tuwukandagiyemo mwaranze ko tuwugeramo aha niho mugiye guhira sasa kuba tuwugezemo mwaratumye intumwa ntizigere ku ntego aha niho mugiye guhurira n'akaga tuje tuvuye mu byakozwe n'intumwa tumeze gukira tumenya ko icyo kirwa cyitwa Merita tuje twicaye mu byahishuwe dore ndaza vuba nzanye ingororano tuje dukomotse mu itangiriro mbere na mbere jambo yariho tuje dukomotse muri Zabura biringi Uwiteka bameze nk'umusozi ko tujera ko tuje dukomotse mu byanditswe ko tuje dusogongeye kurivuga ngo sinzapfa nzarama ko tuje mbega twaza mwajya hehe mwabadayimoni mwe ko tuje twambaye Imana igumugisha Mama Lionel ngo abundi abavuga butumwa abahanuzi mumeze nk'abasazi kuko kugira ngo ufate mpiri bigambire mu mutima w'umuntu kuko mubona ibitaraba ura n'umusazi iyo asara ntabwo ababone by'abandi babona niyo mpamvu abari mwisi umuntu umusaza bari mwisi ye akajya arwana batazi ko ari marwanya umuntu n'umunyamwuka abari mwisi y'umwuka twe dutangira gukora mutarabona nibyo dukora deje ubwo umwaka wa 2023 twarangije gukora deje ubwo twarangije gukora ijuru ryabimenye nikuzimu babimenye nisi ubwo diary twayatatse ko tuyizungurutse se uriya mwaka tugiye kuzunguruka ise ku buryo muzajya mutubona mudukomboye mwana betinze araza cyangwa ntabwo aza araza tubigira intego tubipingire arahari cyangwa ntari ari mu Rwanda se none ari mu kihe gihugu aha niho mugiye kubaririza ibihugu turimo noneho hageze mu kihe gihugu mva muri kimwe ajya mu kindi tujya duhindura dufata tugi umva reka nkubwire hari abantu bakoze Yesu we ngiye guhanurira kuri Eva Mama Lionel hari abantu bakoresheje uko bashoboye kose barakora barihinga barakora biranga ariko uriya mwaka hari abantu bagiye gusubizwa atari uko bigize gutya ukabona bya bindi babonaga wigize gutya biri kuza utaranabyuka utarabyuka utaraniborosa ibyo wahize umwaka wose bikaza mu gitondo utaraniborosa ibyo ngibyo muzabibona mwebwe mube tayari mbasabye kuba tayari mugabanye ubunajyuwa abarya ubugoro mu bucire abanywa inzoga murambika amacupa ababa mu kabari muveyo mube mu rusengero ababa mu nteko z'abaneguranye mwebwe muveyo imogi mukire hasi abacuruzi bazo babura abakiriya bazireke ubundi muze murebe uburyo tugiye kurya ibya data sasa tugiye kurya tukamera nk'umwana uri wabuvunuma yakongeza undi ubundi mukareba uburyo tugiye kurya kandi twagiye amen Mana yanjye ikiganiro ndagikora ntera Mama Lionel hari ikintu maze iminsi ndi gutekereza niyo mpamvu nagutumiye no kuri kamera kugira ngo tuze kuba tumwaho ngewe yenda uyu munsi wa none narashatse ariko ntarashaka hari ubuzima nari mbayemo ngewe hari igihe nakundanaga n'umuntu kavuga ngo ngiye gusenga nyimbaza Imana ariko ntarabaza Imana urukundo rwabaga rukomeje noneho hari nakandi kantu nigeze kugeraho ndavuga nise ariko ko urukundo rukomeje Imana ikaba itaravuga komeze nkundane nawe cyangwa nkatire hari n'abakobwa rero bari hanze aha ugasanga bakundanye n'abahungu ariko mu gihe Imana itaravuga bakavuga bati se none turabigenza ngenda bigenza gute ko uyu muhungu ndi kona ni bogare
ni umwe mu b'inzozi zanjye zifuza. Yaterura ibyuma, hari abagendera ku guterura ibyuma, abandi bati ko uyu muhungu avuga ari kaya baba, ntabwo avuga baba gusa, nari na nse na byose arabivuga, ko akoresha indimi z'umwuka neza uyu muhungu, ariko Imana ikaba itaravuga. Mama Lionel, ese Imana itaravuga umukiranutsi yakora iki? Cyangwa se umuntu w'Imana, cyangwa se uyu musore Imana ngiye kuza utuntu twinshi nako ndakazi, uhumura igisubizo ndagifite, nako ndakazi, mu tuntu nzi nako karimo. Uri umwe mu bantu bategereje, noneho kankongeremo, bategereje umugabo imyaka 11, ariko mu gihe wari utegereje, yenda we ntabwo bisa nk'ibi ndi kukubaza, ariko nawe ufite kuntu wihanganye, utegereje umugabo imyaka 11, we Imana yari yaravuze, yanavuganaga nawe, ariko sitaza kuvugana nawe kandi ubona ari wowe ugukwiye, kanoneho mbikuzanira sasa. Noneho sigira ngo yigeze ivuga ko nzashakana iryo Mugabe Jean Paul, reka ntangire ngusubiza, reka ntangirire ku gisubizo. Nako nagashya mu buhamya bwawe, noneho utari waravuze. Nkubwiza ukuri, ntabwo yewe yigeze mbwira ngo uzashakana iryo Mugabe Jean Paul. Ntiyigeze mbwira ngo uzashaka umuhungu wo kwa runaka. Nta nibyo nashakaga. Ese ndi debile ku buryo nta kwikundira, Imana ikaza gushyigikira ibyo natangije. Natangiye kugusubiza. Ura natangiye kugusubiza. Cyane rwose. Imana ikunda abantu bashyira ibitekerezo byabo mu bikorwa. Ntigishyigikira amagambo, ishyigikira ibitekerezo. Imana irumvikana ku bantu yaremye. Iyi Imana igira ikintu cyitwa ubwumvikano. Uzabaza umugabo umwe wita Mose, umunsi mwegeze gushaka kurimbagura Abisirayeli, ndabica. Mose ati hoya have, barabyumvikanira bireka. Yewe sinigeze ntangira sinigeze mu rukundo, sinigeze ntangira mbwira Imana ngo mbwira ngo Mana ngo niwe cyangwa se we. Yewe natangiye njya gusaba, njya gusenga. Ndi kuvuga uko natangiye, sinshaka kuvuga uko abiki gihe bakora, ahubwo ndashaka kugufasha mu ijambo mbajije ngo itavuze wakora. Itemeye nafata umwanzuro. Saho ngaho wawe ufata umwanzuro. None se Mama Lionel, icyo wigiriyeho inama wajya gusaba Imana ngo ikikurengeremo? Umunsi uriya mudamu wari mugongo yumva amakuru ko Yesu, ngo yumva ibya Yesu. Arabyumva. Ntabwo yabibonye. Kubyumva gusa. Amenya ko agiye kunyuraho. Aravuga ati sindi burindire ko ampamagara nkuko yahamagaye Barutimayo n'abandi. Yewe hari icyo namwumviseho ko ubutware bwe buzaba ku bitugu. Nuvuga ngo ubutware buri ku bitugu, ndagenda nkore ku nshonda ku butware bwe. Akoresha iki? Ibitekerezo. Imbaraga z'ibitekerezo zimugeza ku cyo yashakaga. Imbaraga z'ibitekerezo zimugeza ku gukira isoko y'amaraso irakama bivuye mu mbaraga z'ibitekerezo. Kuko n'umuririmbyi yaravuze ngo nuntunganyiriza ubwenge jewe nzanezerwa, nzaguhimbaza. Nuntunganyiriza ubwenge nzanezerwa, nzaguhimbaza. Turashaka gutanga igisubizo tugiturukanye mu kintu cyitwa ubwenge. Kubyaza ubwenge bwawe ibitekerezo, kuko ubu bwenge bwavuye he? Bwavuye ku Mana. Ubu bwenge buva ku Mana, ni gute twabibubyaza ibitekerezo itaraza kuvuga? Si uwo murongo turiho? Ni gute ubu bwenge bwavuye ku Mana twahagarika imvura itarabivuga, tugakamya n'ikime itiriwe ibivuga, kuko dukorana nayo. Dukorana nayo. Twe dukorana nayo. Ubundi uyu muntu utiyizeye, uyu muntu ugishaka ngo buri mwanya ngo nigire ikibivugaho, iyo umuntu akwiye gusengerwa ntiyizeye, ntabwo aragera mu rwego rwo gukorana n'Imana. Ntaramenya Imana, yakwiye gukorerwa deliverance mu bitekerezo. Akwiye gukorana n'Imana
akwiye kumenya kubwo dukorana nayo, iyi Mana dukorana nayo ntabwo ivunika ariko binayivuna, bishaka kwiza gukemura n'ibintu bashoboye. Ubusize itanga umuceri uhari ufite mu nzu, ntabwo bishoboka. Jewe ubundi itangiriro ry'urugo rwanjye natangiye ndi umukobwa njya gusenga Imana nyisaba umugabo umeze nk'uwo mfite. Sinigeze nyibwira ngo vuga ngo azaza sangahe, azaba sataza yambaye ata. Kuri yameze je nagiye gusenga Imana ngo Mana ndashaka umugabo wujuje ibi, niwe nshaka. Aje nsanga ibyo nasabye arabyujuje. Ahubwo ndabwira uyu muntu ukijya kubaza Imana ashobora kuba atazi icyo ashaka. Ntufata icyo ubonye. Uyu muntu ukirinda kujya kubaza ngo Mana ngo dore ngo abasore babaye 6. Nsubize n'abantu bajya bambwira ngo bafite abasore 6 babarambagije ngo none ngo mbasengera Imana ngo ashaka uwitwa nde. Ntimukamvugije ntimukanjajwishwe, bya niho kuntera ubujajwa. Uzi icyo ushaka cyangwa ntacyo uzi? Nimba utazi icyo ushaka urafata icyo ubonye. Mwinesha umutwe mumbaza ibintu by'ubujajwa. Mfite ngo abasore 4 ngo kandi bose barize kandi bose bameze gutya ngo none ngo amahitamo ambere ikibazo. Ntabwo uzi icyo ushaka. Uzi icyo ushaka ntabwo watanga ibyifuzo nk'ibyo ngibyo. Uzi icyo ashaka ntatora icyo abonye. Ikibazo gihari mu buzima nuko abantu batazi icyo bashaka bakaza kubaza ubusa Imana. Mwiza kubaza Imana ubusa ngo Mana ngo urabona ngo ahantu na depoje hose ngo banyemereye kuza gukora ngo none nabuzo mpitamo naho ndeka. Ubundi ubwo akazi ushaka akazi ushaka urakazi ku buryo uza kurushya Imana n'abantu bayo ngo munsengere ngo ahantu hose ngo na depoje ngo banyemereye ngo none ngo nabuzo mpitamo naho ndeka. Ubundi ubwo uzi icyo ushaka? Nta kibazo ufite mu mutwe. Uzi icyo ushaka, uzi akazi ushaka cyangwa ntabwo kazi? Ngira ngo wakagombye kuba arabwiye Imana uti Imana ndashaka akazi gafite umushahara ungana gutya, akazi gatuma mboneka ku cyumweru, akazi gatuma meze gutya. Nabyo kumbwira ngo ahantu hane wa depoje hose baguhaye uburenganzira bwo kuza gukora ngo wabuza aho uhitamo naho ureka, bigatuma uza gusengesha. Ntabwo uramenya ikintu ushaka, nturamenya akazi ushaka. Numenya akazi ushaka ntabwo uzirirwa uza guhitishamo. Nicyo rero ndi kuvuga mbwira abantu badukurikiye ndetse n'abadukurikirana. Imana ishobora kutavuga ariko igashyigikira ibyo urimo. Imana ishimwe cyane. Wikwirirwa ujya gushaka abaprofete n'abaprofetese, wikwirirwa ujya kuraguza mu bantu b'Imana ngo iguhitiremo ngo ivuze ngo iki ngo reka numva iki bivugamo. Ahubwo nurangara kidogo urahura n'abatera mwaku bakubuza amahirwe. Nurangara gato cyane urahura n'abahanuzi bapfuye mu bwonko baguhitiremo itara rihunyiza wari ubonye iryaka cyane. Imana idufashe. Abantu munkurikiye mumfasha kumva ko Imana ishobora kutavuga ku kintu kandi kakigushyigikiramo. Ishobora kutakivuga kandi kagishyigikira. Ubusingo zose mwubatse zabakondeye mwazubatse Imana babwiye amazina abo muzashakana zibakundiye. Mwazubatse Imana yarababwiye ko bazaba baresha gutya bitwa barunaka. N'imbaraga z'ubwenge Imana yaguhaye kubera ko ukorana nayo. Imana ikorana nawe. Wikwirirwa urushya umwigisha. Ku mugani wa mugabo wikwirirwa urushya umwigisha ati umwana arangije gushyira mu mwuka. Sha mwigisha arangije ati dukomeze ndabona batangiye ikiriyo abafarisayo n'abasadukayo. Batangiye ikiriyo cy'umwana ugihumeka, reka njye kuzimya icyo kiriyo. Ahageze aheza bose yinjira mu nzu abwira agakobwa ati tarisa kumi gakobwa haguruka. Kaba karahagurutse bagacaniye ikiriyo bakagiriye ku kiriyo. Abantu bagiriye ku kiriyo muriho Imana ibashyigikire cyane. Muzuke.
muzuke kabisa n'ubuhanuzi ubwo buba butambutse ibiriyo babigiyeho abarozi batangira guserebura bateye mwadusigayemo muyazane yarembye iki cyumweru nta kimara baserebura ikiriyo bagiye kubona babona tuhagurutse turi nk'imijugujugu twibarangura mu kirere dutera za haleluya mbega pole mbahaye pole ariko turi ku ijambo rivuga ngo ishobora kutagira ikibivugaho ibyo bintu kandi ahubwo ikaza kubishyigikira ikabishyigikira kuruta n'ibyo yavuzeho ahubwo n'ibyo utekereza ko yavuga yego nuko buriya nshobora kuba pasiteri uno mwaka ndumva ibiciro binshura rega byanambera adeperi iyo ngo itwimeke turi abadamu yabizanye agashya izana agashya imereho ariko icyo ndi kukubwira mama ngewe ndi kuri uyu mukobwa umusore ntajwi yigeze yumva ariko yabonye ariko afite amaso n'ubwenge tabaza rye riri kwaka areba n'abahanuzi baramupepuza umugore muzima afate pirate muri iyi minsi hari abahanuzi bari kuri misiyo bafite mission yo guhuza bigize abakomisiyoneri ariko shaba abahanuzi n'Imana zabakuba izinyenza z'abayuda zinyenza z'abayuda nazivuzeho aba bahanuzi nabo bari bigize abakomisiyoneri bari kubaka ingo zikamara iminsi ngahe izi ngo z'inshinwa ziba ari inshinwa rega nta garani zifite rero nudakoresha ubwenge bwe ngo utegereje icyo umuhanuzi abivugaho uyu muhanuzi rimwe arahita aba umukomisiyoneri atangira ati ninguza nuno musore urampangahe hari ababigize business giye ngo ufite umusore ufite akantu ku nkwana zaguha hari wangahe mbikugeremo si cyurindiriye ujya kubaza Imana n'abahanuzi koresha ubwenge koresha ibitekerezo ubundi fondasiyo y'ubushake bw'Imana ku bantu bagiye gushakana n'urukundo umuntu urimo mukunda akaba yujuje ibyo ushaka akaba arakoze ikintu cyitwa kugenzura ko nabivuze mu minsi yashize ni kuri no channel n'ubundi hari ikiganiro nabivuzeho nudasenga Imana ngo ukoreshe ubwenge ukajya kugenzuza mu bahanuzi haritambikamo ikibazo bigukoreho ariko nukoresha ubwenge fondasiyo y'abantu bagiye kubana n'urukundo Imana ishobora gushyigikira urugo itarabivuzeho itararuvuzeho ntajwi wumvise ko uzashaka uyu muntu kumukunda gusa deja atangiye gushyigikira urukundo ni urukundo atangiye gushyigikira urukundo rurukumera buri munsi ibindi ushaka niki kiriho n'ikintu cyo kugenzura ku imico ushaka y'abantu b'Imana yujuje ibindi ushaka kujya kugenzura ujya kubaza ngo Mana ngo ndashaka kunyereka mu mwuka ngo icyo yambariyeho we wari wagira no muri urwo rwego ntabyo ushoboye injira ariko hari akantu ndi gutekereza ese ihene reka nkoresha imvugo baze kwihangana ntabwo bihangane niseguye ihene ishonda indi hene intama igashonda indi ntama bikabyarana ese hari ukuntu umuntu yakunda umuntu mu buryo bw'ubumana cyangwa se bw'urwo rukundo bidahura ntabwo bishoboka ngo ni nka bya bindi byo gukundira mu mwuka titaka ndagukunda irabaya tuzabana shikire oya hari ibintu bidakorerwa mu mwuka bikorerwa mu mubiri ariko umwuka akabishyigikira iki kintu baracyumvise aka kantu gasobanura neza ese ni gute umuntu yakundana n'undi mu mubiri none se iyo ugiye kurambagiza reka mvuge kurambagiza nicyo kintu watangiye umbaza nubwo turi buvuge ku bindi ubu wajya kurambagiza uri mu mwuka cyangwa uri mu mubiri ugenda uvuga rikaya wapi none se ugira ngo ruriya rukundo rwo kurambagizanya ni urukundo rwerekeranye n'umwuka wera kazamo ariko fondasiyo ni umubiri fondasiyo ni umubiri uraba gutwikura ruri mu mwuka buriya ujya kudiringa inkwano baguca urimo biriya ni ibintu bisaba kujya mu mwuka indimi zirimo buriya mujya kwifotoza mu majaride n'iki muri mu mwuka mu ndimi niho bikorwa za tutaya niho bikorwa hari ibintu bikorerwa mu mubiri nk'ibyo umwuka akaza kubishyigikira ese ugira ngo abantu bakora imibonano bari mu mwuka
baba bari mu mubiri noneho umwuka akaza kubishyigikira akavamo umwana. Nagira ngo nsobanura uburyo umwuka ashyigikira ibintu by'umubiri, niyo mpamvu nshyizemo ako kugira ngo bamfashe kubyumva. Bishatse kuvuga rero hari abantu bayoba. Hari abantu bayoba akayobera mu rukundo akazamara imyaka nk'icumi ategereje ko Imana ibivuga naho ari gusaza. Akazamara imyaka icumi ategereje ko Imana ibivugaho, kandi umusore nawe ntafite imbaraga zo kumurekura, ugasanga muri iyo myaka 10 havutsemo na dayimoni w'inyatsi mufite ikintu muhombye. Icyo kintu baracyumvise ariko uko biri kose turi kuvuga ngo ntabwo ibintu byose Imana ikora iba yarabivuze. Arabivuze kuko ku nyanja ntiyari yarigeze ibabwira ko izayicamo kabiri. Nzi ibyo nibwira nzabagirira. Hari ibintu ikora itarabivuze, y'ubwayo yari ibizi kabiguhisha. Sinkuyeho gusenga tuyoboza Imana inzira, kuko Bibiliya iravuga ngo muyoboze Imana inzira. Sinkuyeho gusenga tuyoboza Imana inzira, munyumve neza, iki kintu sinagikuyeho. Ariko sinanashyigikiye ko ibintu byose ujya kuyoboza Imana inzira, ngo umwana wanjye ngo aratsinze, ngo none ngo ndashaka ko Imana imbwira ikigo azajyaho. Yego ko wese urumva ushaka iki? Ushoboye se kwishyura iki? Wowe urashaka iki? Ngo jewe ngo ndumva ngo ndashaka kumenya ngo isomo nakwiga, ngo ndi muri tronkome, ngo ndashaka ko Imana imbwira isomo. Wumviriye se ahubwo? Mwikwigora ngo mugore abahanuzi, mugore n'Imana. Hari ibintu yashyize mu mitwe yanyu, mu mitekerereze yanyu. Hari ubwenge Imana yabubatsemo butekereza ko hakurira igiti ukabona umwami Yesu kubera kuri mugufi. Ni ngombwa ko bukoresha. Imana idufasha aba bantu bumva icyo nashatse kuvuga. Hari igihe biba ngombwa ko ugira ikibazo cyo kutabyara, kandi ntujya kumva icyo Imana bivugaho cyangwa ibikoraho. Hari umuganga w'umujenekologe wabyize. Sanga umujenekologe agufashe, kuko kubimenya bibwiwe n'Imana, agufashe. Hari ibyo ari bukemure, Imana ize gushyigikira ibyo akemuye. Bamfashe bumva ibi bintu kugira ngo batarindagira, batayoba. Kavuga umwaka wa 2023 bantu bakurikira Evangeliste Mama Lionel ndetse na chana y'ubuhanuzi ya Prophetesse Mama Lionel, nyabuna mutunga urutoki aho mukeneye ikintu, mu gitunga urutoki. Ngo Elisa baza umwana w'umuhanuzi aramubaza ngo yaguye, ngo ahatunga urutoki. Nkuyemo ijambo, urakoze cyane, nzaribwiriza ahantu. Nta kibazo, nkwemereye kurivuga, nkwemereye kunshishura. Ngewe nkuyemo ijambo rivuga ngo mutunga urutoki aho ikibazo cyanyu, aho byapfiriye niho ubundi byapfiriye. Yego. Urifuza guhanura wiba nka Mama Lionel. Yego. Ahubwo wowe urashaka guhanura nkandi. Urifuza kuba umuntu runaka, wishaka kuba nka runaka. Genda uko imbaraga zawe zingana. Nugenda uko imbaraga zawe zingana, Imana irazikoramo zibyara umusaruro kuruta kwifuza kuba nka Mama Lionel uvuga ko ari igifara abantu bakabikritikaho kandi akakomeza akabacyo. Ariko nugenda uko imbaraga zawe zingana, niba imbaraga zawe ziri mu kurota, turotere cyane. Telefone uti ndosibe. Urota ibintu bigari cyane. Yego. Nturote inyanya, urote etaje. Nturote ugura urukwavu, urote ugura inka y'imfirizone. Ahubwo iteka yagura izo nzozi zibe nini, ujye urota bita bisohora. Ako Mana umfasha aba bantu. Mutunga urutoki kucyo ukeneye no kuza ubujajwa. Bwo kuvuga ngo Mana ngo iki kintu ngo urakivugaho iki, ngo urareba, ngo ndashaka kumva icyo bivugaho, ngo icyo bitekerezaho. Abantu bazi kwigira shasha rero nabo bigira shasha, bigize nyirancyomoke, biboneye abahanuzi Kigali, biboneye ba Mama Lionel n'abandi, bumva haro Mama Lionel rwose nagira ngo ukifuza unsengere. Sinzi nimba naba niyoboye, sinshaka kwiyobora,
ndashaka kuyoborwa n'Imana mu bintu ngiyemo, nashakaga gucuruza mfite igishoro ariko nawe ikintu ucuruza akunyumvira nk'ubwo bujajwa vraiment. Bamabarire kuri kubashishura. Ari gihe twumva twafata n'inkoni tukabakubita. Ni ukuri pe mumbabarire si ugushira isoni sinanazishira. Gusa ngira amahane byo ndabizi. Ako sinshira isoni. Ako nk'ibi bintu birakabije. Mfite igishoro. Amasoko arahari. Ubucuruzi bwambukiranye impaka buremewe. Uri mu gihugu gifite umutekano. Ngo none ngo ndashaka ko nsenga Imana ngo nkayibaza icyo nkora. Wese umuntu urashaka gukora iki? Ngo izigishyigikire. Ndashaka ko utunga urutoki nk'uko umukozi Imana bivuze. Uvuga uti ndashaka gukora iki? Ndashaka ko Imana inshyigikira. Ubundi byapfiriye he? Ubundi biri gupfira. Niyumvamo ikintu mva shaka gukora iki? Mana nsengera Imana inshyigikire mama Lionel. Yewe ndashaka gukora iki nicyo niyumvamo. None nsengera Imana inshyigikire. Ubundi baguhe imbaraga zisunika ibyo bintu. Kubiteye isengesho. Yego tugusudirane nabyo niturangiza nkatwe twize ibintu byerekeranye na business tuze tugusapotinge tuti ubwo kundi ibi bikorwa bityo ubwo ukunda gucuruza ibi bikorwa bitya igaguseka igakubwira abantu ko ari ba mama dogo ntaho bazi igakubwira n'umunyerondo utafande karibu iga mbega mumbabarira iga kubwira n'umukozi wo mu rugo uti karibu bosi aba ari bosi umuntu uje kukuhahira bakukazi ibintu bya korari yasenze iminsi 35 na repese nafunze nabifungiranye nagiye turashaka gushyigikira ahubwo ibikorwa byawe kuruta gufata ibitekerezo byawe ugashaka kubiduha ngo tugutekerereze waba utuvuna twebwe tugutekerereze ujye mu buriro uryame shyira ibitekerezo mu bikorwa dusengera ibikorwa urumva turi kubabwira kandi tubayobora inzira tugira nka kode tubakuramo yo kumva ufite igishoro ariko utegereje ko Imana ivuga icyo uzakora ahubwo wowe ukunda gukora iki ngo tubwire Imana isuku umugisha muri ibyo bintu ugiye gukora sibyo byiza nibyo byiza kuruta kuvuga ngo maze imyaka 5 mu rugo nabuze urubyaro none ngo ni mu nsengere wagiye wananya n'umujana koroge kuriya mujana koroge hari ibintu ashoboye igihe ntashoboye kuriya mujana koroge afite ibintu yiza afite imiti yaguha afite support yaguha ifite ibyishyigikira je ntaguha ndabizi ko Imana ibishoboye ariko se kuki bariho bari abaganga banzugeyo niba kubwira ko ibintu byose ari sawa sawa tubone kujya twasenga tubone gusenga tunahabwa n'ubwo buhamya uvuga ngo nagiye kwa muganga uyu n'uyu biranga basanga nta kibazo na kimwe mfite cyangwa se basanga mfite ikibazo kuko ngo irema n'ibitari biri ndiyo hari ijambo rivuga ngo mbiremye none nibirema kwa kanya ikarema ibitariho bikabaho igihe dogiteri akubwiye ngo jya mu Buhinde wajyayo bikanga iyo uje tukagusengera bigakunda ishimwe riba rifite ibiro yego itahaboneka rya jambo rivuga ngo ni ubuhamya bufite n'ibihamya byabo ndiyo ubuhamya buhetse ibihamya watinze kubyara nta kibazo ufite ariko dushizeho isengesho birakorwa ibihamya biraboneka tumenya ngo wagiye kwa muganga hose biranga ariko dushizeho isengesho dusenze Imana izana matirisi itereka mu nda ari nzima izana irabikora gucya neza none umwana dore ndakikiye kubwa ryasengesho none hora dufite n'incakura zateye ibi bizi neza ko na matirisi atayifite yavuze cyangwa impamvu za Satani ukajya kumva arimo araguha icyifuzo cyo kubyara akakubwira ati Imana yabivuzeho iki yaba ari no mu cyumba cy'amasengesho twahamagara bifuza kubyara akaza akigira nyoni nyinshi kugira ngo yumve icyo Imana ibivuga haboneka rero umuhanuzi udafite ijisho rireba akavuga ati Imana iguhaye umuhungu cyangwa iguhaye umukobwa icyo gihe ugenda wanamusetse kuko urabizi neza ko bitakunda rimwe nigeze kubabara iki kintu nigeze kukivuga reka ngisubiremo nigeze kubabara ndi mu cyumba cy'amasengesho mu mama umwe yari afite ikibazo abana n'ubwandu abaganga bamubwira ati urabyaye ariko kugira ngo umwana azabe muzima ntuzamwonse
nabyo ni byiza bibaho, ubwo buryo bw'abaganga bubaho, kandi ko umuntu afite ubwandu ni ibintu bibaho biza kubw'impanuka runaka. Hamwe bagiye bahura n'ihohoterwa bahakura ubwo burwayi, pole, kandi komeje kwihanganisha abantu bahuye na bene ibyo bibazo bitabaturutseho. Munsi umwe turi gusengera ibyifuzo, aragira ati mu nsengere, ati Satani yantwaye amashereka, abizi neza ko impamvu atonsa ari uko abana n'ubwandu adashaka kwanduza umwana. Abahanuzi bajyaho barasenga bati duhamaga amashereka, nkajya mureba duhamaga amashereka mu izina rya Yesu. Umwe abagiye mu mwuka ati tutakerebo, ati Imana ivuze ko umurozi yakuroze, atuye ruguru yiwawe muranaririmba nagutwa amashereka, ati Imana ivuze ko ugiye kumuhana. Ni muhanuzi rekeraho twinjiranywe suka n'agatebe Huye, twinjiranywe n'incakura yaje kwahura amagambo. Uyu muntu nta kibazo cy'amashereka yagize, amashereka yari afite ahubwo kubera ikibazo afite cy'amaraso ntabwo yemerewe konsa. Haguruka ngo areka kugumya kudusheta. Hari abantu rero nabo bazi kudusheta ngo bari kubaza Imana muri twe, ariko bazi ubucakura bw'icyo bicaranye, cyangwa umuntu azi ko nta matirisi afite yavuyemo kubera uburaya bw'igihe kirekire cyangwa inda nyinshi yakuyemo, yarangiza akaza imbere y'umuhanuzi ati sengera umuhanuzi ati Imana igoye kubyara umukobwa. Icyo gihe abagucishijemo n'ijisho, dufite abantu bazi kuducisha mu ijisho. Akaza yigize nyoni nyinshi, yigize inkumi, ati nsengera. Wamusengera rero ati hari abantu bazi kuducisha mu ijisho kweri. Umuntu akaza kugira ngo agupime yumve kuri umuhanuzi ati nsengera mfite ubukwe, Imana ibukore, kandi abyaye kabira mu rugo, kugira ngo yumve kuvuga uti irabukoze, guhaye ibishengeranwe, guhaye iki. Dufite abantu bazi gucishamo abahanuzi ijisho, ngo bazi kudupimisha amarangamutima, karakanyuzemo. Hari n'abantu baza nakumenera nakabanga ngewe ngende secrétaire. Hari abantu baza kuri cano bakaza baje gutukana, bakandika comment mbi ku bantu kugira batumwe timugende mu mukubite comment turebe umujinya wohore. Ese arayisiba, ese arayisubizanye ubugwa neza. Twarabamenye n'abatwara bamenye imbaraga zabaho ziva. Tuzaho imbaraga zanyu ziva. Imbaraga zanyu aho ziva twarangije no kwakubita ibibombe by'umwuka, twabyangije. Uriya muntu kandi ni wamurenganya barimo kwereka uko yabaye, ati nuko nabaye, nuko nguko abo dukorana twabaye, dushinzwe kuza gutukana, dushinzwe kwangiza aba bantu. Kandi rero turi no mu mwuka wo kubarenga, twarabarenze. Uri umuntu uvuga kuriya nuko uba waramusize, abababajwe n'urwego ugezemo akumva biri kumurya. Rero ni mwihangane tugumye tuba depense, kuko nta kuntu waba uteye gutyo ngo Imana inakuzamure. Rakaraka umuntu uteye gutyo ntabwo Imana imuzamura. Ufite amagambo nkayo iguha inshuti zimuteye kimwe, ikugeza ikugumisha muri urwo rwego. Imana ishimwe cyane. Twari ku murongo ubabwira ngo itavuze nakora. Ese ibi bintu iramutse itagize ikibivuzeho nabikora? Wabikora ubundi kaza gushyigikira ibyo watangiye gukora. Niko iteye ishobora guceceka kandi ishyigikiye ibintu urimo kubera ko aguhaye ubwenge bwo gukorana nayo. Imana ihabwe icyubahiro. Abera bacu bararirimbye cyangwa se abacu bo bararirimbye bati ishobora gutinda cyangwa ikabanguka, nibwo bumana bwayo, nibwo bumana bwayo. Ishobora rero no gutinda no kwereka yuko iri kugushyigikira atari uko itazagushyigikira, ahubwo igerageza ngo irebe ko umuntu wanjye yafashe umwanzuro. Ese abihagazemo neza? Kamanze nde oya nkatwa ababyeyi dufite abana, ari igihe upima mu bwonko bwabo ngo urebe ko bakuze. Ngende nigeze kubikora, ngenda ntababwiye icyo bakora. Ibiryo birahari, gazi irahari, amakara arahari, imbabura irahari. Ngewe ndabigambirira mu mutima ngo ndebe mu bwonko bw'abana banjye, kuko nta mukozi, kuko hari igihe twamaze nk'imyaka igeze kuri 2 nta mukozi wo mu rugo dukoresha kugira ngo tuzamure ubwenge bw'abana n'umutekano w'urugo. Ndazinduka ngo ndebe mu bwonko bw'abana banjye, ndigendera na telefone yabo nsiganyihisha ngo ndebe ko bakwitekerereza. Ndangije ndagenda tu saa 8 iragera, saa 9 iragera, saa 10, saa 11, saa 12 ndataha ngo ndebe ko babwiriwe bashoboye gutekereza guteka. Nje nsanga bagerageje guteka byarwana,
bimwe bashyiramo umunyu mwinshi ibindi ntibawushyiramo ibindi birashirira ariko babigerageje icyo nakoze neki nahise mbigisha uko bakwirwanaho turamutse tudahari ni nako Imana iteye irera bakura ahantu yadushyize itegereje ko tugaragaza abo turibo ufite ibiro bingana iki umaze kungana iki ushoboye iki ngo nzane icyo udashoboye Imana ishimwe ereka Imana icyo ushoboye izana icyo udashoboye Imana ihabwa icyubahiro bo turabashimiye abantu mwese mwari mudukurikiranye kuri channel Evangeliste Mama Lionel Imana y'amahoro ibaho umugisha yari mu kiganiro twabatumweho ako kantu abantu bagatekereje abantu bakibazagaho hamwe n'umwuka w'Imana naho hari uko bitekereza hari uko byumva hari icyo wumva nawe ubwawe utumudasobanukiwe wazana hano kuri channel tukakiganiraho turekura umubyeyi wacu reka tugushimire kubwo ubushobozi n'ubutwari n'ubu no kwiyemera Imana yagushizemo rata kwiyameneye yabwiyemeza Imana y'amahoro rero umugisha kwera ko wemeye kuganira natwe wemeye kuduha umwanya turabizi ko ubu ufite byinshi byo gukora uri umwe mu bahanuzi rwose nemera kuko badatungwa n'akanwa gusa ahubwo bagerageza gukoresha n'amaboko kugira ngo badatukisha izina ry'Imana dusengera Imana dusoza turagushimiye Imana udukoresheje iby'ubutwari tutashobora turasabye ngo umuntu wadukurikiye nawe umukurikirane wagura ihema rye wagura ibitekerezo by'abantu ubereke ko nabo hari ibyo bashobora ukaza kubishyigikira batunganyiriza ubwenge amina tunganya ubwenge bw'abantu badukurikiranye kandi usuke umugisha bitameze neza ubikore neza mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera Amen, amen, amen.